Ino TV. Garuka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya mwabana meze mubyihorere namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse agishaka akiri muto cyane cyane ushatse ukiri muto oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto Garuka mwana wanjye ntuzashaka urugo rwa Vestine uririmbana na Dorcas wasezeranye n'umunyaburukina Faso ariwe Idrissa Ouedraogo. Urugo rwabo rugomba kuba ruri kuberamo amabara. Amagambo ubona ko arimo agahinda ndetse yashyizemo n'ama emoji arira cyane. Amakuru atugeraho kuri no tariki 18 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2025. Aya makuru akaba avuga ko muri ano masaha y'isa 4 Ishimwe Vestine yamaze gutandukana n'umugabo we Idrissa Ouedraogo. Ushobora kwiba aya makuru ngiye kubahereza n'igihe ikinyamakuru gikomeye mu gihugu cy'u Rwanda hano mu mujyi wa Kigali cyamaze kwandika kuri iyi nkuru. Iyi ni official account hashize iminota 32 iyi nkuru ngiye nyiboneye Ishimwe Vestine ari wipostinze. Ntabwo mwabonye mugenzi we Vestine Yurinsi Vestine yari afite intege nkeya cosowe bagiye kwa muganga kureba ko ameze neza. Ubukure bwo mu mutwe nabwo babukenewe mu gihe cyo gushinga urugo. Aho turi kujyana Ibyo bintu uri kubisoma ndabifite hano. Ahubwo bisomere byose mbaze nkumve. Byose bisomere. Ino TV. Likinga, pora subscribe, gutya. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo uyihe amabwiriza. Jya wiga kubandira neza abandi, ijuru rizaguhemba, uwima umuto abayimye umukungu. Ntukarye amanwa aho akavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukibuke Imana ibibazo byaje, igihe udasenga nta humure uzagira. Mu byo ukora byose ntukaburire Imana umwanya, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Tubaha ikaze abadukunda n'abadukurikira mwese kuri Ino TV, twizera ko mumeze neza cyane. Yitwa Vestine, mwaramukunze ku bitangazamakuru bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga, akabazwi ku ndirimbo zahangiwe Imana. Uyu mwari w'i Rwanda mu mezi atarenze 4 gusa nibwo yagize gutya ashinga urugo n'umusore turi buze kugarukaho. None inkuru yabaye kimomo ko ariho abyicuza. De kumwe na Jose. Jose baje kuguha ikaze kuri Ino TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Urashima Imana? Cyane. Hari byinshi shaka ko dufatanya. Nizihe ngaruka ziba mu gushaka vuba ukiri na muto? MC. Witonda ahantu matinde. Aho hantu hatinde. Uhatinde mpumva. Ndahatinda cyane. Buriya ingaruka zibaho cyane cyane ku bantu bashaka bakiri bato. Yego. Hari abantu bashaka kurushinga bakiri bato cyane. Kandi mu by'ukuri haba harimo ingaruka zishobora kubagiraho zitandukanye nyine. Ingaruka zishobora kubageraho zitandukanye. Izo nduva ari nk'igitabo. Nizihe? Zimwe rero zishobora kugeraho washatse nk'umugabo cyangwa se nk'umugore ukiri mutoya. Nizi tugiye kubona. Yego. Ushobora kuba utiteguye mu bitekerezo. Ubukure bwo mu mutwe nabwo babukenewe mu gihe cyo gushinga urugo. Aho turi kujyana Ibyo bintu uri kubisoma ndabifite hano. Ahubwo bisomere byose mbaze nkumve. Byose bisomere mbaze mbyumve byose. Okay. Ubukure bwo mu mutwe butuma umuntu amenya gutekereza neza ku buzima bw'urugo. Turi kujyana
ushobora gufata ibyemezo bishingiye ku marangamutima gusa iyo ukiri mutoya. Uri kumva ibyo bintu? Kutamenya kwihangana, kuganira neza cyangwa se gukemura ibibazo mu makimbirane, kugira imyumvire y'urukundo nabyo biri mu bintu bigiraho ingaruka iyo washatse uri mutoya. Hakaza imibereho y'ubukungu itarateguwe. Urugo rukenera ubushobozi runaka iyo ukiri mutoya. Akenshi uba utarabonye akazi gahoraho cyangwa ubucuruzi bukomeye. Ushobora guhura n'ibibazo by'amadene cyangwa ubukene mu rugo. Guterana amagambo kenshi kubera ibura ry'ibi byibanze. Nawe urabizi ngo nyinshi ari igihe haza kubaho ikibazo runaka ugasanga ubukene buraje, waba ukiri mutoya kwa kwihangana utari wakakugira, ugasanga bitumye biza mu bibazo by'urugo byatewe no kuba warashatse ukiri mutoya. Kunanirwa kurangiza gahunda z'imibereho. Gushaka ukiri muto bishobora gutuma uhagarika amasomo, utarabona ubumenyi bukwiye bw'ubu buzima. Wigira mu buzima budafunguye amahirwe menshi. Ucika intege ku nzozi wari ufite mbere yo kurushinga. Urumva niba ushatse ufite imyaka 18 wari uzi kuzaba doctor, biba birangiye. Ibyo nabyo biri mu bituma ingaruka iyo ushatse uri muto yaziba nyinshi ku rugo. Kugira uruhare mu rukeya mu gufata ibyemezo by'urugo. Niba wowe n'uwo mwashakanye harimo umwana cyangwa se umuntu ukiri mutoya, hari abashobora kuba wumva ko adafite ijambo muri urwo rugo. Sibyo? Hari igihe nk'umuntu aza akavuga ati sure yatanga idimeze gute, yashatse ari umwana, nta bitekerezo bizima agira. Icyo gihe nuko gupfobya nyine uko babona ko uri umwana. Rimwe na rimwe urugo rukayoborwa n'abandi, imiryango cyangwa se inshuti. Sibyo? Ugasanga bari kukuyobora urugo bitaye ko kuvuga ati no umwana nta byemezo yafata, inshuti cyangwa imiryango bikakwinjirira mu rugo. Amakimbirane menshi mu rugo. Uri kumva icyo kintu? Amakimbirane menshi mu rugo kubera kutamenya neza, guhangana kwa hato na hato, gusenyerana ibintu byoroheje, guhubuka mu gutandukana cyangwa se gucana inyuma. Nizere kuri kubyumva neza cyane. Hakaza icyanyuma ari nacyo gihatse ibindi. Kubera ibyo byose wahuye nabyo mu rugo n'imyaka utari wakabyakira, hahita hasoza ikivuga ngo guhungabana mu mutwe. Ugahungabana mu mutwe kubera utarumenye ibyo bintu nyine, ugasanga uhungabanye mu mutwe, ariho kwita gufata imyanzuro uhubutse, divorce za hato na hato kubera ko nta kwihangana kubera imyaka mikeya, uvuga uti ndacyari muto nzabona abandi, ugasanga ni ibintu nk'ibyo biri kubitera. Vestina, umukobwa ukunzwe n'abatari bake, kuba agize gutya urugo rwe ku ikubitiro rugahita rusenyuka, yaba yarashinze urugo ibitekerezo bye bitaraba focus. Nawe yabyivugiye ariko yabyivugiye ko yagize amahitamo mabi. Ubwo ibigaragara nyinda wenda yarahubutse, wenda ntago yabisobanuye byimbitse uko twabibonye, ariko ibigaragara nawe aricuza, yagize amahitamo mabi kuko yavuze ko nta n'umugabo uzongera kumushuka ataramwigaho neza byimbitse, amumenye neza n'umuryango we. Bose abakoreho research ajye kubana n'umuntu abizi. Ari ikintu waruvuze ku ngingo ya kabiri buranakurikiye. Waruvuze uti imibereho y'ubukungu itarateguwe. Vestina ko ntacyo yarabuze mu bijyanye n'ubukungu. Nabyo bibaho buriya, ashaka kuba wenda uwo babanye wenda wabufite wenda atariwe. Nabyo birashoboka. Ntabwo tureba kuri side imwe, turareba kuri side zose. Hari igihe yaba atari Vestina ubufite akaba ari uwo bashakanye. Mu by'ukuri iwe yivugiye ngo uyu munsi mbayeho ubuzima nta kabaye mbayemo. None se kafite ubwo bukungu kubera iki yavuze gutyo? Harimo ikintu buriya no gutegereza tukareba, ariko haba harimo ikintu. Kuko niba yavuze ngo mbayeho ubuzima nta kabaye mbayemo akakanya, kandi koko birumvikana amazi iminsi muri Canada afite ibitaramo bitandukanye, aho hose na ahantu hamwinjiriza amafaranga. Sibyo? Ubwo rero urumva kuba yavuga ko abayeho ubuzima
atabayemo ni ikibazo gikomeye kubera yuko ashobora kuba ayo mafaranga afite ariko nta munezero nta kinyine umuntu yagiye kubana nawe yego atari ko yasanze yari ameze ku ngingo ya gatatu y'ibyo wavuze yego kunanirwa kurangiza gahunda z'imibereho ibyo bishatse kuvuga iki kunanirwa kurangiza gahunda z'imibereho nyine urumva iyo ugiye gusezerana n'umugabo ugenda uvuga ko muzatandukanywa n'urupfu sibyo yego ukagenda uvuga yuko nta kindi cyaza hagati yanyu none 3 months ndakeka hashize nk'amezi 4 nayo ubanza atari yuzura neza ashinze urugo akaba atangiye gutangaza ibigaragara gahunda z'imibereho urabona ko zigiye gufiyaringa kiri na kare ya nicyo bishatse kuvuga ingingo ya 4 hari ikindi kintu wavuze ngo kugira uruhare ruke mu gufata ibyemezo by'urugo yego ni mutoya cyane ku buryo bita ntabwo ari muto cyane ariko ugereranyije ni mutoya kuko Vestina yarangije kwiga ejo bundi sibyo arangiza kwiga ndakeka niba n'imyaka myinshi afite nk'imyaka 22 cyane 3 sibyo yego urumva ko akaribwa kirangiza ashaka yarashatse mu mafamiye yakuze n'inshuti ze ugasanga ziramwinjiriye ugasanga avuze nk'igitekerezo mu rugo rwe kwa ko bamenye ko ari umwana yego suyu afite ibihe bitekerezo bizima ubwo ni kwa kundi abantu nababwiye yuko hari igihe hazamo ko inshuti n'imiryango ari byo biza kugufatira ibyemezo mu rugo rwawe kandi ibyo bibaho ugasanga nka mabukwe wawe ni nkaho ari uyobora urugo rwawe yego kandi ibyo ngibyo nawe ukabireba noneho na bwana ukavuga uti ni gute nza gutegekwa mu rugo rwanjye ugasanga nabyo ni ibindi bibazo ingingo ya 5 wavuzeho uti amakimbirane menshi mu rugo uru rugo iminsi rumaze ubu rwari ruyafite amakimbirane ariko hano batubwiye ko ari henshi nyine amakimbirane yo mu rugo aturuka sibyo ku ngingo ya 5 yego ku ngingo ya 5 kubera kutamenya neza iyo niyo ngingo ya mbere hari igihe baba baramenyanye nk'uko agashira nk'ukwezi hari abantu bamenyana muri iki cyumweru nyuma y'ukwezi bakaba bakoze ubukwe barahari cyane kubera kutamenya neza n'uwo mugiye kubana guhangana kwa hato na hato ugasanga umugabo aravuze wenda ntago ariko mbizi kuri Vestina ariko ndi kuvugira n'izindi ngo zirahanza ugasanga ntiwubaha umugabo nka hari umugabo guhangana aravuze nawe uravuze cyane ibyo ari uguhangana undi mugabo yavuze ucisha make wo gatuza noneho wenda waza kubona umujinya wacu rurutsa ko kandi kwita umubwira ntago ari byiza biri mu bintu byatuma hazaho guhungabana nyine ugasanga umuhoze muhanganye niba yavuze ngo ntago akwiye kuvuga iki ngiki tinange ndamuvuguruza yego ugasanga biri mu bintu nyine byatuma urugo dusoreze ku ngingo ya 6 yibi wavuze ni gute umuntu yahungabana mu mutwe ubwo subwo hagati aho igisubizo nta kirimo muri ibyo nababwiye waba wahuye no kuva ku ngingo ya mbere izo stress zose zo mu rugo icyambere ushatse utiteguye neza ugeze mu rugo wari witeguye mugiye kubana usanze si ko ari umunsi kuwundi ari guhinduka icya gatatu gutyo bese byose ko nabigembi mbitondekanye guhungabana ntago byabura ntago zabura stress kuko uwo wari witeze si ubonye mwari mwasezeranye kubana kamaramata none mubanya amezi 3 dusoza kino kiganiro nagushimira cyane yego abantu benshi bakomeretse imitima nyuma y'urukundo rwa Vestina rutarambye kandi afite na murumuna we yigeze gucira amarenga amubwira ati mwana mama ntuzashake ukiri muto birasigira iki isomo umukobwa ukunda Vestina witeguraga kurushinga cyangwa se birasigira iki abakobwa by'umwihariko bari mu rungano nk'urwa Vestina ikintu nababwira cyo niba wifuza gushinga urugo ukiri mutoya cyangwa se nubwo waba utari mutoya yego ariko niburuka wifuza gushinga urugo tegura ejo hawe hazaza mbere na mbere ubu ufite akazi se ubu ufite ubukungu ubu ufite ndetse n'intego sibyo yego icya kabiri menya uwo mugiye kubana neza communication irakenewe ku bantu bagiye kubana ubanze umwigeho neza icya gatatu shaka inama z'ababyeyi akarusho noneho babandi babashinzwe kubaka ingo hari abantu bashinzwe kugira inama abantu bagiye kubaka ingo yego abo nabo ukabageraho sibyo kandi ikindi nanone utekereze neza ko uwo muntu mufitiye urukundo rutari amarangamutima gusa okay
reka dushimire abari badukurikiye tunagushimira cyane wakoze cyane Imana ikugire neza tubashimire namwe ntimukibuke Imana ibibazo byaje igihe mudasenga naho muri muzagira iyi yitwa Ino TV igihe nitwa MC Misango narindi kumwe na Jose ibiganiro byacu nakagaruka mwana wa Mama Vest Ino TV likinga, subscribe gutya.